dusuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bubwira abantu inzira imwe rukumbi yego Imana yabashyiriyeho yo kwiyunga n'Imana, yego kugira ngo babe abaragwa b'ijuru. amen. Ibiganiro ducisha kuri channel yacu Ijuru&Ntirikorerwa TV, ariko no ku zindi channel hari izindi bazajya bisangaho, kubera ko aho Imana hose yashima ko ibiganiro byacu binyura byahanyura, yego kugira ngo bigere kuri benshi. amen. Hanyuma uyu munsi rero abo muri kumwe ni Emile Nshimiyimana, umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko ndi kumwe na mwene data nawe ugiye kubibwira kugira ngo dukomezanye tuziranye. Amen. Murakoze cyane kumbikaze muri kino kiganiro cyiza kandi gikundwa n'abantu bose. Reka banagikunde ni mu gihe. Yego. Iki kiganiro gisobanura ukuri kudafite ikindi guhatse. Yego. Ni ikiganiro gisobanura uburyo umuntu abano mu isi adafite urujijo. Yego. Kubijyanye no kujya mu ijuru, yego, ndetse na nyuma yo kubona ijuru, umuntu akiri hano mu isi akamenya n'imibereho yabamaze kubona ijuru. Amen. Amazina yanjye rero nitwa Mugemana André. Yego. Turakomezanya muri iki kiganiro kandi turunguka byinshi kubw'ubuntu bw'Imana yatugiriye. Amina. Mugemana André ufite ijuru. Yego. Yego, ndari mfite ndi hano mu isi. Mutagatifu rwose nkiriho. Ibyo bintu birakomeye André. Birakomeye kuko umuntu avukira mu idini. Yego. Akarikuriramo. Akarisaziramo. Yego. Akaripfiramo. Yego. Ataragira ibyiringiro byuko azajya mu ijuru. Yego. Ahubwo agishakisha. Kuba rero waramaze kurironka, ukaba uryicaranye, ukaba uzi neza ko iwanye ari mu ijuru. Yego. André, hari ubutunzi buruta ubwo? Oya, nta nubundi ntabwo nabonye, nta nubwo ndi kubona, nta nubwo nzabona. Yego. Burenze ubwo ngubwo. Yego. Kuba hano mu isi umuntu azi neza ko ari umuragwa w'ijuru. Nta cyabiruta, ariko nta nicyo wanabigura. Nibyo. Niyo mpamvu Imana arihereye ubuntu. Yego. Nta wabikorera ngo azabone ikiguzi cyabyo. Yego pe. Cyane ko n'ikindi imyaka tumara hano mu isi burya ni mike. Ni mike cyane. Nubwo idushuka, isi kadushuka tukagira ngo ahari tuyiriho nk'abazayibaho iteka, ariko imyaka tuyibaho ni mike cyane. Ni mike cyane. Burya igihe kinini ni icyo umuntu azamara nyuma y'ubu buzima. Yego. Ubuzima bw'iteka. None rero hariho amateka abiri. Sinzi niba wayasobanurira abantu. Yego. Amateka abiri ariho, kandi ubwo nanone ariho kuri abo babiri. Okay. Okay. Hakabaho iteka ryaciriwe abanyabyaha. Okay. Hakabaho n'ubuzima bw'iteka nanone bwagenewe abantu b'intungane. Ayo niyo mateka abiri ariho, ubwo ni n'imigabane muri make ibiri. Okay. Ku buryo na hano mu isi umuntu abaho azi neza umugabane wiwe. Yego. Njye mfite amahirwe, muvandimwe nawe ufite amahirwe yuko amaze kumenya ubuzima bw'iteka tuzabamo nyuma yo kuva muri no mubiri, ariko hanyuma yuko twamaze kubona ijuru. Nabwo umuntu utari wabona ijuru, nabwo turabinyuramo tumubwira uburyo umuntu yaba hano mu isi azi neza ko afite iherezo ryiza, cyane ko abantu bakunda kurikorera, bakazenguruka imisozi, bakinjira mu madini, bagakora ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko bari gushaka iherezo ryiza. Iryo twege twaboneye ubuntu. Amina. Ubwo iherezo rimwe ni ry'abanyabyaha. Yego. Bazabana na shefu w'abanyabyaha mu muriro witwa Satani, mu muriro utazima, ndetse bakabanayo n'abamarayika b'umwijima bagomeye Imana. Yego. Sibyo? Niryo. Hanyuma hakaba n'iherezo ry'abakiranutsi. Yego. Ari ryo bugingo buhoraho, kubana n'Imana mu munezero udashira iteka ryose. Amen. Abantu bitwa ko bavuga ubutumwa bwiza hanze, yewe no ku ma YouTube, mu nsengero, mu byumba n'ahandi, bibanda cyane ngo Imana ngira kumwakuye. Yego. Ngo Imana ngira guteturuye. Igukuye ku cyavu. Ngo Imana igukuye ku cyavu.
icyo cyavu bagahita bavuga ati iguhaye diporome ibaze icyo cyavu ibigukuyeho ngira kwambitse ngo nk'ururabo André ubutumwa bwiza rero ni ukuri butandukanye n'iyo siyasa yego nta kuntu kwiza wakwambara ngo uberwe ufite mu mutima ko yego uzarimbuka uri umunyabyaha urupfu rw'iteka rugutegereje nubwo bakuzamura bakagushyira muri etaje imeze ite ariko urupfu rw'iteka rukwegereje n'uburi nta mahoro y'umunyabyaha bikomeza kugaruka niko birivuga muri Yesaya 57 umurongo wa 21 nuko havuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka Imana yanjye ivuga. Amen. Nkuko wari ubivuze nta etaje nziza waryamamo mu mujyi wa Kigali yego ari yawe kwanditseho yego ngo uryamusinzire neza ugubwe neza uziko uri umunyabyaha uzajya mu muriro yego siko bimeze André iyo ufite iherezo ribi byose ubundi bikubera bibi ngigukoreye ubukwe bwihuse nta bukwe bwihuse nta mugabo mwiza ubaho mwabana ngakunezeze uziko mu mutima wawe harimo urubanza rw'ibyaha rukubwira ko uzagira ute uzarimbuka ngiguhaye umugore mwiza ngo n'abana beza ngo basa nase nawe ukamwita ngo usa nase uwase nushaka kumwita usa nase nushaka kumwita utete iwabo karabyoni ariko nta mishinga mu bishirira André iherezo ryiza abantu bakeneye kuva mu rungabangabo n'ibinyoma bya shitani yirirwa ibashukisha yirirwa ibabeshyesha umuntu akaba azi ngo arasenga akaba azi ngo yumva ijambo ry'Imana ngo agira ngo itorero itorero ngo ryanjye ngo niri maze tuzina twaradutse twinshi ariko hari uvuze gutyo hari ijambo ry'ikinyarwanda rivuga ngo izina ryiza ry'umukobwa ntiryamubujije guhera iwawe hari ikintu umuntu abamo hari ikidini umuntu abamo ariko noneho kubera ngo hari ku cyapa handitseho ati ni itorero iri niri ry'abanyamwuka wabona akazina keza nawe ukabura urinjiye ngo winjiye mu itorero ariko ntibyakubuza guhera mu muriro utazima cyane n'ikimero kiza cy'umukobwa ntikimubuza kuruha niwe kugumirwa no kuruha yashatse ntikimubuza kuruha mu by'ukuri rero André Imana ishimwe ko ibiduhaye umwanya nk'uyu nibyo umwanya wo kuburira abantu ngiye mbona iki ari igihe cy'imbuzi ni igihe cy'umuburo ni ukuburira abantu ngo bave mu kinyoma bizere ukuri baba baragwa ubugingo buhoraho iby'isi byo ntituzabigira ku rugero rungana sibyo ariko ntawe ufite na byinshi byaturishije umutima we yego ubwo nta byinshi biriho byahesha umuntu kumva yashyitse ntabyo sibyo ubwo rero ubutumwa bw'iby'isi twese bwo dushoreye nta nicyo bwamariye n'ababwumvise Bibiliya iravuga ngo muze mushake ubwami bw'Imana muri Mateyo 6:31-33 no gukiranuka kwayo kw'Imana ngo ibindi byose muzagira mute n'inyongezo muzabyongererwa none se André usanga hanze aha hari ikintu cyitwa amatorero kandi amatorero nyine nanone atandukanye ugasanga umuntu aravuga ati ngiye mbarizwa mu iri torero nanjye mbarizwa muri iri ariko mu by'ukuri wabireba ugasanga nubwo ari muri iryo torero ariko ntibirakamuhesha ibyiringiro bizima by'uko afite ubugingo buhoraho ngo n'ibyo bamubwira n'ibyo bamusezeranya byose ni imigisha ariko irangirira hano mu isi kandi reka nongereho iki no kubimusezeranya sicyo kibimuhesha kubivuga kwabo sicyo kibimuhesha ariko mu by'ukuri ni ibyo byigishwa hirya no hino ariko n'icyo kintu cyitwa amatorero nacyo ubwacyo abantu ntibagisobanukiwe ubundi itorero ry'ukuri ni irihe ese ko amatorero nyine mugani hirya no hino tubona ari menshi n'amazina mashya agenda yaduka n'ibiki byose mu by'ukuri itorero umuntu akwiye kubarizwamo kugira ngo abe yiringiye ijuru ese ibyitwa amatorero hanze hari byinshi
iry'ukuri André iry'ukuri niriye kura abantu mu rujijo ubu hari umuntu wicaye avuga ati siryo ndimo aho n'ukuri ese mpindure nje murindi cyane ko iryo arimo ryose aba yumva umutima we utamubwira ko apfuye yajya mu ijuru bityo niyo mpamvu yumva nubwo arimazemo igihe nubwo wenda se ari n'itorero ry'umuryango yasanze umuryango we usengeramo rikaba ari irya gakondo rikaba ari irya kera bakaba barikunze cyane barifitemo n'inshuti ariko burya ku kijyanye n'ijuru umutima umubwira ngo nta juru ufite niyo mpamvu burya niyo atarivuyemo hari igihe yanga kuriviramo ngo adatatira igihango cy'ababyeyi cy'inshuti ariko abenshi babumva banahindura bakajya mu yandi n'ababishoboye barahindura ariko naho bagiye n'ubundi ntibaheshe ibyiringiro by'ijuru André umuntu udukurikiye uramurangira irihe mwene data ese ubundi wewe iryo ubamo nirihe icyo ni ikibazo cyiza ntekereza ko ari iki kiganiro niba navuga ni promosiyo Imana itanze ni promosiyo Imana itanze kubera ko abantu benshi cyo bakunda kukibazaho cyane bakavuka aho bavukiye bagasanga aho ababyeyi babo bari naho bagahita ko baguma aho hantu akaba ariho basengera n'imico yaho akaba ariyo batora akaba ariyo batozwa ubwo imigenzo yaho yose bakayigenderaho ariko muri make ndashaka kuvuga ko icyo umuntu avukiyemo akigumamo ikikubwira ko atari cyo nuko akura akakivamo kuko ikintu umuntu ashaka umuntu yinjira mu itorero cyuri kwita itorero nubwo tuza kureba itorero yego mama nakize itorero kubera ko ariko rasanze bakita uzikerekana hatazagira umbwira ngo napfobeje itorero rye warivuze nabi umuntu avukira ikintu Dawidi niwe avuga ngo dore narema ngo gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyaye muri Zaburi 57 ariko ure ugiye kureba n'ibyo byaha avuga yavukiyemo n'ahantu yasanze ababyeyi be nawe agahita ko ahajye agatangira gukurikiza imihango n'imigenzo byaho ariko atahise ahubwo yajyanywemo ujya ubona urugero dufashe nk'idini n'ubwajya uyita amatorero ariko nge urugero nk'aho navukiye ikintu navukiyemo cyo nasanzemo ba mama na ba data ni idini ryitwa Gatolika idini ry'umuryango rya Gihanga iryo ngiryo narivukiyemo barangije bambatiza ndakana gato mu kubatizwa ndakana gato ndibuka ibintu byambayeho nubwo nari gato nkaba ntarasobanukiye byinshi ariko mbirebera ku bandi bakibirimo bamfashe ku ngufu bamaze kumfata ku ngufu bambatiza nyine ku gahato ntazi ibyo ndi gukorerwa ikihamye cyuko ibyo bintu bitari ukuri nuko inyuma yanjye hari hahagaze umugabo umfashe ku bitugu ari gufasha padiri kugira ngo ameneho amazi ku gahanga nk'icyo kintu nagikuriyemo ariko negeye imbere nibaza icyo byamara ibyo bintu mbona ntacyo bimariye kandi biriya bintu abantu babijyamo bashaka umutuzo bashaka umutima utabacira urubanza kubana n'Imana amahoro kandi bisoreza mu bugingo bw'iteka ubugingo buhoraho nicyo kintu umuntu ashaka ari naryo juru yego mbese ugana idini wese suko bari kunze cyangwa se nashaka ry'itorero nta kibazo yego aba yifuza yego ubugingo buhoraho nicyo ubundi baricunzemo mbese ni inzira abatekereza ko yamugeza ku Mana mu yandi magambo yego ikikubwira rero idini nubwo turi busobanura itorero ari cyo abantu bakunda kwitiranya idini n'itorero ni igiki ikikubwira idini ni ikintu yoboka ukakiyoboka ariko ugishakamo umukiro ushaka umukiro ushaka gukizwa ushaka ihumure ryo mu mutima ariko ukahamara imyaka myinshi nta humure ubonye
imigenzo yabo yose ukayikurikiza ariko bikaranye cya kindi winjiye ushaka nta kintu ubonye aho ukamera nka wa mugore uvugwa mu byanditswe wari ufite ikibazo cyo kuva akajya ava ku bavuzi bamwe ajya ku bandi ariko urwo rugendo yagendaga nuko gusimburanya ayo madini cyangwa abo bavuzi ngo niko yagendaga arushaho kugenda aremba aho yagakiza. Ubwo igisobanuro cy'amadini cyangwa se cy'idini utanze yego ariko kiza gutandukana n'itorero ry'ukuri ubwo ntiturarigeraho ntabwo twarijyaho tutavuze ikitiri ubwo ni inzira umuntu yashyizeho ishingiye ku byo we akora yego abyita ko bizamuhesha kugera ku Mana yego ni inzira mpimbano yego ishingiye ku mirimo y'umuntu yego yibwira ko nayikora neza bizamuhesha kujya mu ijuru. Ubwo si ryo dini ubundi cyo gisobanura cy'idini kera ntari nakizwa ngo sobanukirwe nyirizina ukuri nk'uko turi kuvuga naye nkiri mu rujijo najyaga ndeba icyapa najyaga ntambuka nk'ahantu ku nzu nini iriho umusaraba ngasomaho icyapa ati itorero irimiri ngahita ngira koko ngo niryo torero koko ariko aho mariye kumenya ukuri nasanze iryo ahubwo icyo ni igicumbi cy'idini ni ibiro by'idini ni ibiro by'idini wabaga ubonye yego noneho si byo dini ahubwo ni biro y'idini idini nyirizina niyo mikorere twavuze yego kandi iyo mikorere nibyo bikorerwamo nyine ese niba wenda waba ubyibuka idini ryatangiriye idini ryatangiriye he nibutse neza mbona idini ryaratangiriye muri Edeni. Urakoze cyane yego ryatangijwe nande fondateri ninde umukuru waryo buriya Bibiliya ngo icyaha cyazanywe n'umuntu umwe uwazanye icyaha ni nawe wazanye idini uwazanye icyaha ni shitani ariko noneho mu isi se uwashatse noneho kujya ku Mana anyuze mu mirimo ye bwa mbere ninde Adamu ni nawe buriya utangiye kugaragaza icyaha mu isi uwo niwe sekuruza w'idini ni nawe sekuru w'abanyedini muri make igihe yiremera ibicocero yego akiyambika imyenda yego adoze mu bibabi yego by'imitini yego yumva ko iyo myenda yiyambitse iri muhagarika imbere y'Imana adakozwe n'isoni ubwo idini yararishinze ku mugaragaro utitaye ku mazina tuzi muri iki gihugu kandi ibyo bintu ntibyamuhagaritse imbere y'Imana ahubwo byamuhungishije kure cyane n'ubundi yumvishe imirindi ariruka bivuze ngo n'abayoboke be yego bose bageze ikirenge muke nabo bakayoboka iyo nzira ya Adamu yego ikibabwira uyu munsi mbese icyabwira umuntu ko ari mu iryo dini yego katari mu itorero ry'Imana yego ni icyo ngicyo yego nuko ibyo akora byose yibwira ko bimuganisha ku Mana bidakemura ikibazo cyo mu mutima kimubwira ko afitanye ikibazo n'Imana. Ikindi ukiri kuri icyo kimenyetso uretse no kuba ibyo akora bitamuha igisubizo ashaka ahubwo no gutekereza ko ibyo bikorwa ari byo byamuhuza n'Imana icyo nacyo ni ikimenyetso cy'umunyedini. Urakoze cyane. Ibikorwa gutekereza ngo ibikorwa ibyo nzakora nibyo bizampesha kwemerwa n'Imana bigira idini. Ubwo rero umuntu uri mu idini no muntu wese yego uri kugira ibikorwa akora bimuturutsemo yego atekereza ko ibyo bikorwa bizamuhesha kujya mu ijuru yego ariko kugeza ubu n'ubundi akaba yumva ijuru ntaryo afite akabimva n'ubundi yambaye ubusa nubwo afite imirimo myinshi yakoze yakoreshejwe ariko n'ubundi akumva Yesu aje atajya mu ijuru. Ubwo rero ni ukuvuga ngo na ziriya biro z'idini ubwo noneho tugiye kuzita biro z'idini niko bimeze zitandukanye ariko idini ryo niyo ntekerezo
idini ryo ni rimwe na shebuja waryo ni umwe. Ubwo noneho burya abantu banazi ko bari mu madini atandukanye nabyo sibyo. Ayo ni amazina gusa atandukanye. Yego, ariko idini ryo ni rimwe. N'uwo mwuka ubwira umuntu ngo nubwo watandukanye n'Imana, ibizaguhuza n'Imana, kora ibi, kora n'ibi, ujya ugenza uko, reka ibi, yoboka ibi, ngirya idini. None se ubwo André, n'inyubako itarabaho, none se ubwo hari iryiza kurusha irindi? Nta dini reka twaje twijira muri ariya mazu tubona aruta n'ubwiza, ariko muri make idini nyine ubwo atari ziriya nzu, ahubwo ari imikorere yanatumye ziriya nzu zibaho. Ubwo urumva n'ubundi uwo mwuka no wa shitani. Ubwo n'abantu barekeraho kwiyemera naho ngo twiryacu ni ryiza. Ayo mazina bose bari mu idini rimwe rya Adamu ryo kwiyambika ibicocero, bahisha isoni z'ubwambure bwabo, ariko iteka bakumva bambaye ubusa. Ubwo korari yaba igicocero sibyo buriya? Yego nibyo. Si umwambaro se nyine byambika, noneho no kwiriza ubusa cyane umva kwegerana n'Imana nabyo. Iyo niyo ni ikanzu, nacyo ni igicocero. Siko bimeze se? Amaturo se yo André, nacyo ni ikindi gicocero cyane na kimwe mu 10. No kuvuga ati ngewe ati twebwe tunubahiriza n'isabato, nacyo ni ikindi gicocero. Niyo penitensiye nacyo ni gicocero. Yego, siko bimeze? Mubatizo niyo ati ngemba no muri korari nacyo ni ikindi ndi na dirijante wa korari. Urushaho ubundi kuzamukaho ni kurushaho kumva wambaye ubusa. Muri make ibyo byose ni ibicocero abantu biyambika, ariko ikibabwira ko ari ibicocero nuko bitabahagarika imbere y'Imana. Yego, sibyo? Yego. None se André, ducunguje uburyo umwete, yego, ubundi itorero ryo Imana yemera ni irihe? Yego, rigizwe n'abandi. Urakoze cyane. Twaherekare tuvuga idini aho ryakomotse na shebuja waryo kuryavuye mu gutandukana n'Imana. Noneho umuntu amaze gutandukana n'Imana ayoboka inzira ye bwite y'ikinyoma cyo gushaka kugaruka ku Mana, ariko biciye n'ubundi mu byamuvuyemo ngirya idini. None ukaba ashaka kubyaza ikizi kibi kandi bitashoboka. Noneho rero itorero ry'Imana aho ritandukanye n'idini ndetse n'abaririmo bakaba batandukanye n'abanyedini, twakoresha noneho ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho kubyumva neza.